si amazi yaha nayo rero shaho use Richard nawe ntako nawe kuvoma Muyapani ese urambaza ikimba ngiye no koga nkabura n'amazi yo koga n'icyo ubundi bumbaza we koko Richard uvuga nabi nta munsi n'umwe n'icyo ushaka kumbwira kigiki n'icyo ushaka kumbwira nimba ngenje koga nkabura amazi yo koga waye ngwino mana rero nshaka ko tuvuganaho dore ndaninanire mvuye mu murima kamanzo nombe n'ututurimo ndebe ushaka kumbwira iki se ubundi hari imana ashaka ko tuvugana kanze wenda ndebe icyo umbwira sinzi da kuzamuba washyize ushobora no kwicara ntiyegame icara aho ngaho bigutwaye iki vuga ibyo mbwira ndabizi kuvuga nabi kwa no munsi umva rero uribuka ejo bundi ubwo najyaga kwaka inguzanyo kuri banki urayibonye se buri oya none si byo ngibyo nebyo bigenderewe bwira si byo ndimo ngewe nyine nahabonye umwana mwiza ashaka nuko nyine ubukene bugira nabi aho undi arigiye nanjye no kwibirwa n'ibyari binjyanye yego ndabyibuka wagiyeyo gusa habaye ikizeka cyane abonye umwana mwiza uzi umukobwa anyakiriye gusa abana beza batanga serivisi neza nyine ni kwa kundi nyine ubukene bugira nabi tu naragiye nyine aranyakira yumva ikibazo cyanjye umugeza wa mushinga wose nyine twapanze umva kandi aho ubera ikintu biriya mishinga twayipanze njye nawe nk'abana tuvukana mu rugo uyigirije mu bakobwa bati baraje bayice bigenda ihinduke mibi ayidobye kandi dushaka kugera ku iterambere reba inzu turi kubamo uko nimeze iyo mishinga uyijemo mu abakobwa ngo bigende Jeff kumera cyane twaraburanye kazi kabaye kenshi ese umuntu muri iyi minsi turi bize cyane uzi ko baduhaye nyine iminsi mike yo kuruhuka ariko gushakamo nyine ngakura muri iyo minsi ariko ndagira basi muri aka kanya dufashe kutuganira kora bizi ni wowe inshuti mfite kugira ibyanjye byose sibyo shaweri dufite akazi kenshi muri iyi minsi ngo ikiruhuko ni gike umuntu ataharya ananiwe numva ni ibintu bibazo imyanya yo kuburana nk'abavandimwe kugira ngo tuganire warabuze ariko kanya karaka wiri karame mu mwana ko nsanze wakonje se byakugendekeye gute abahora niki wa muhungu oya se ufite ibibazo se numbwira muri isi umuntu aho abara byishimo wenda kumubara mu kanya gatoya sibuka wa mukobwa nakubwiye umwe wambwiye ko mwahuriye hahandi twarahuye tumara guhura mwakanambazi arazinye urumva uzi ibintu yangore oya se umuntu aba ari muri stress z'inkundo zo kubaka ibiki byose nabyo bikitiraho ubwo urambira amaherezo nayaye wiri oya amafaranga urayafite ariko amafaranga siyo yandi icyambere n'urukundo nari se mbura iki ko mukunda nyine nkuko bikwiriye ikibura ni cyo kugira nawe nkunda mbwira nzakora iki wiri icyo gukora ni wowe ugifite igisubizo kiri muri wowe wishakemo igisubizo cyo gukora nimba umukobwa atangiye kugutwara amarangamutima yawe yose ugata n'ibyo wari ufite iyo mishinga igijejemo abakobwa gute kandi ubwo wasanga ari bwa bundi ureshya gutya nkanjye ahangaha hariya cyenda biza ubwo bukobwa uri kuzanamo ngo bwa banke ko n'inguzanyo wagiye ukaza nta niyo uzanye none se ntabwo ubizi ko iyo ugiye kwaka inguzanyo babanza nyine bakakubaza ikintu cyose uzayikoresha n'uburyo cyuzishyuramo nakubwiye cyangwa n'ingwate uzatanga Richard mwana we rero nimba ari byo utangiye kwitwaza bavuye aha nkohereza nk'umuntu ucangamukiwe tore niweho wize cye ntabwo ibyo kwiga nigeze mbiba murandeba uko none se nangirega amashuri neze ni makeya none se nimba narize ugezeyo wigiriye mu nkumi hoya ntabwo nagiye mu nkumi rero kuntu byagenze je naragiye umukobwa nyine aranyakira nyine kuba yaranyakiriye ntibikwiye ko atari myiza ni mwiza pe ariko nyine nibwa bukene bugena none se namukurayo ibyo tubivemo tubireke nushaka uzagende bagute ku gasi ko nabonye n'amafaranga waje imbo kuboko nta nayo uzanye
simbuze n'amazi yo koga ngo wabuze igiceri ngo cyo kuvoma amazi turebe ko abakobwa beza wabonye baguha amafaranga okay ibyo tubyihorere tuganishe ku ntego yacu ibyo simbizi dukomeze twikore ibyo twari turimo uri kumva ibintu byawe ndi kumva ari nk'inzozi urimo n'inzozi ubihagarike cyane ushaka kubikomeza ukomeze wangare Richard mwana we Shana nyine buretse nari mfite numba nari mfite igiceri mu hano mfite sankaze nari mfite igiceri mu hano ntabwo ujya wiburira numba nkigifite nzo gishyizeyo kandi hoyo wibona kamurebe bari igiceri ho ndimo nimba igiceri gihari ikintu ni cyangwa Yesu nicye kwazari kijana oye nani izi singu gikamba ni 20 yose sayo kuvoma amazi kandi ubwo uri kujya ngo ukime wonge kuvomere yegasha ni 20 sinshobora kujya kuvoma Richard nuko ndeboko akasanga nukaje yuko Richard nubwo tuvukana simvuze ngo ndi mukuru cyangwa uri mutoya sibyo tugomba kubahana ntago mvuye mu murima se ko ufite igiceri mwa Ugomba kwitwara neza rero urakenyerega ngiwe nubwo mba nakibonye subundi wege wisakasa cy'igiceri nyine igiceri ndakibuze aho subundi igiceri n'abakobwa byabura kwivanga ubaye nka wa mwana ngo ubunyobwa n'indagara mu biceri birivanze byore naguze umukobwa nakubona Richard cyo kintu cy'abakobwa ukireke nose nimba ubuze n'igiceri cya 20 cya 50 cyo kuba amazi ngo noge gusa wambwiye ngo uri mu ngo wagiye kuri za banki ko waje imbokoboko sinakubona gusa ibyo bintu byihane Richard ubyihane ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo ari byo ushaka kubyumve cyaho bireke nyenda bikubwiye Muyapan ngiye nuko nigendera gusa ngiye kwara hirya ku isantere ngaruke nsanga amazi aranga byo kwanga igiceri ngo cyabuze ntabwo mbyumva basi jya kwikopesha ikibiriti nzaki hako nikopesha nkandi ubundi rica uko ndavuze ngo nsanga amazi ari hano mbone uko noga ngendagiye nuko kandi mvuze shabyo naguze umukobwa wawe ariko wabiretse ibyo ngibyo mubwira ko ari uko biri none nsanga amazi adahari ubona kuboneyeho oya ntago wowe wishakemo igisubizo muri wowe uragifite naguhamagaye nawe nk'umucuti yanjye imbere urumva ungira inama reba inyubako nashize hari igeze hagati nyuma ihiteremo n'umukobwa urumva rero hari ibintu biba muri isuku ni nk'amayobera naho ubwawe nyine ukagucana pe basi ngira inama ya kigabo umbwira ati nze gutya urabizi ndakubaha nyine uri umugaraferi wanjye inshuti yanjye ya mbere y'imbere somana mfasha basi wiri niba ushaka gufata ibintu bibiri ukabijyanisha cyarimwe wemesa kamwe niba uvuze ati giye muri business jya muri business nimba ugiye kujya mu rukundo jya mu rukundo kuko ibintu bibiri bifatikanya byose bizagusaza sha gusa nyine amusore bibaho gusangiye berekana kanigenge ngiye kureba sister aranshaka ubwo saba ikatwingene mani turi kumwe uransezeze mani wirinda giye bari kumumagara ngaranshaka cyane sinzi icyo nshakira kanjye kumureba ubwo naho ubutaha bo sawa mu mwanya urakoze tuzasubira ikindi gihe gusa nyine wakoze kubwitange sawa bye ndebera nk'inyubako imeze gutya mbana narikokuye ngashira hano jinga muri crash kikanyiryaho hasoni cha ngari mu by'abakobwa mba nibereye mu byo gutwara ifumbire asaka ngaka ko yewe ako washiramo naka ngaka kumutse da yewe
kasi rwa rubibi rwabere siganja n'ubakanda yewe mumeze mutera muraho nuko cha kurumva mwivugisha se byagenze yaba muhungu waretse naho neza none se weho kandi ko mbona ushungana ndimo kwitwarira agafumbira ahangaha se ngewe uri gushaka amafaranga ya mwene mama mukanya ngize gutyo uzibena nkoreye ntabwo wabimenya wa mukobwa niko nyine nanjye urutera n'ubwo ari kuva muri ayo y'umugabo noneho yasaze niko urutari muri mwene mama waretse amanza nkipagasiriza wa mukobwa none se ntabwo wareka ngo tuvugane amanze ntware agafumbire ho gatoya none se ubundi kandi abona ufite n'umujinya ngira ngo banze kugufasha wagufasha waguha umuryango nk'uwo nkomokamo nibwo wakeme ariko uzi imiryango mana nibe nawe urawufite sha waguha umuryango nk'uwo wanjye nivira ariko wa muhungu we warureba wakemera ubuzima bwari none se nibe nawe uravuga ngo waguha ako wamaye amahoro wowe urawufite hariho n'abawubuze nasoni niko ubundi wabaye unamfasha cyo singaka wafasha akabasara nkavuga unamfasha kuva muri ayo ngayo niba kugufasha aribyo byagusabije reka ngufashe ariko nyine tuganire neza cyangwa mfasha mazi nitwa Neti ntago mwatumenye ariko ubwo yaruka kuri banki ninjye wakwakiriye sinzi niba ukibyibuka kantura none umutumba tuvugane neza sha mabusha mutwihanganire ntabwo nyine ntabwo ari kubirengeza ntabwo twari twabamenye pe ariko nyine ni mwebwe se yego none se naho urahazi ntago mazi cyane ariko ndahazi cyane ko mahuriye n'umushuti nziranye nawe dore nuko nirirwa muri ibi nka biraramo dore komba nsa wa muntu ararenganye mwa nuko babimbe ararenganye ariko se sha ubuse yagiye gufata kamwe urankorera se ubungubura ariko icyo nagufasha wowe uri umwana wo mu bakungu reka sha mu bakungu natwe rega turatarabize hungari hunga amaye gatatu maze nkwiyamerera gusa amahane ko ndi ari umunsi ubunanizi ngo tubaye umwe kora n'ubundi areguranyumira n'ibyo wigira niko bikomeye ese ngo nanjye ukakire hunga Sisi, abavugije mwakoze meze neza tuwiteze neza nabi bamenye oya ntabwo nabamenye ariko natwibwiye amazina yanjye ni Dr. William ngorera ku bitaro byarahijya shyashitse buri munsi waje kwivuza sinzi niba ubyibuka nari simbizi umunsi waje kwivuza njya kubaza ndabyibuka ya njya
ukora operasiyo kuva ku ntangiriro kugeza ukize nta n'igihe wagusezereye muri make nze ngutekerezaho byinshi cyane none ngize amahirwe basanga hano kuko nyine abarwayi bagenda batamuka mu maso y'abantu benshi ntabwo uzi aderese zabo ngo ni hehe gusa ugende nk'amahirwe nigiriye ubushize n'igihe wabakorera operasiyo yose uburyo wajemo n'igihe wagumye gukurikirana kugeza ukize nta n'igihe wagusezereye sibyo rero nyuma yaho nasigaye umutima nyine urimo gutera ukuntu nasize ngutekerezaho byinshi cyane none ngize amahirwe basanga hano kuko nyine abarwayi bagenda batamuka mu maso y'abantu benshi ntabwo uzi aderese zabo ngo ni hehe gusa ugende nk'amahirwe nigiriye sibyo ese bitabagoye ntabwo wampa nimero yawe tukajya tuvugana nimero yanjye kandi ese bitwaye iki oya ahubwo wowe nzayiguha ubutaha niduhura no why now ntabwo byakunda okay sawa bayi nyine ubwo nzayiguha nitwongera guhura amahitamo yawe nyine tu sawa Bijyawe yuko numvisha wanjagaraje wahereka rumereye nabundi famille yawe niyihe ubundi cyangwa ukomoka he ese uragarutse Mose uruzi ko ngiye nkagenda nkahero cyangwa nkagenda nkabayo harya warumeje ngo nurutse he famille yawe niyihe cyo ukomoka uko umuntu uje wanjagaraje uki kandi ugira uveno umwifumbire yewe ndikumva no kumbaje famille yanjye cyo kuri ari umugisha niko twebwe dutuye hariya hirya dore mbana na mucecuru wanjye ariko mfite musaza wanjye iyo ngiyo za Kigali wirase ntambe nawe ngiye mfite mwene mama hariya witwa Richard baba da n'umwana ugira ngo bansiganye n'isarabwayi umbwiye ngo n'isarabwayi niko reka n'isarabwayi mbwirana n'isarabwayi gute nkose umwana utavoma umwana utatanga agaceri hirwa mu ifumbire nk'iyi ngiyi ushabye byihore ndumva ngo ari mwene mama wigendera ubu nanjye ndebe bafite musaza wanjye wize waminuje mama yagurishije inka twari dufite ihene zose yarazimaze aragurisha ngo amutangirire kwiga ariko ubu nkubwiye ko nta n'isabune yamugurira ntiwabyumva ahubwo bari anyotse igitutu ngo nege nzamuke musange Kigali sige mucecuru ubu se ngira inama nawe nzamusange ari kugushuka ngo uzange twa dusore twikiga ariko rero mwana we dore nsanze hano nzi ngiye nitwa Muyapan ukundeba uko ndatekereza kuri iryo zina turi nukora wenda nibere mu gafumbira ngaye mba ndi gushaka y'ubufu ndi gushaka iki nayo mazi nabwiye ko mwene mama dakozwe ntiyavoma ari wowe kuko narakwakiriye ndakubona none ndongemeye nawe none se aha nahese subusi ngaho nahageze aho nari ngeze nahageze kuko mbonye nashaka aho warugeze wahageze kuko ubonye uwo washakaga yego cyane noneho ngiye nari ndi kwihuta kuko urabona mvuye gushaka ubwatsi bw'inka zari zinashonje ahubwo se mwawe muje gushaka iki ngo tubafashe kugira ngo icyo twari tuje gushaka ntitwakibonye ahubwo se wamaye nimero zawe ko uvuze ngo uri kwihuta nkaza kuguhamagara haje mujyana nimero se nta telefone ngira ariko hari umukobwa wo mu rugo arayigira ntaziguha noneho wazajya nshaka kukamamagara noneho akakuma tukavugana n'imbaraga zawe ugiye nko kundangira none se kumbwiye ngo ugiye kumpa nimero ya mushiki wawe kandi nshaka iyawe ubwawe ndayibona gute zana nyiguhe nta kibazo iyo umuntu amamagaye arayimpa zana nyiguhe ahubwo ndi kwihuta inka zirashonje ibinyabazungu byanyu se akira andika zandike ntabwo nabishobora 07 9 3 2 4 siruzuye ntabwo zuzuye 6 3 5 3 ubwo si byuzuye yego sawa baye sawa rero kanihute kiri mu bwatsi ndabona bigize hari igiceri cya senkane yazana ngo base ngo tuvamo amazi yo gukoresha yewe nuko nyine gusa ndi mu kazanga mama cyo wambwiye ko hirya iyo ngari kwa mucecuru wawe kirutaho umvire mu kazi ro nikorera akazi
ha bose dore hari ukuntu bose ajya turukuye nk'agakungubo katwaye za modoka zikaragaye ugasanga akazara nta n'ubwo amembye wenda wewe ugira amahirwe ufite n'uwo ni musaza wawe w'i Kigali ubundi se wajya urabura iki gusa nugerayo uzamenye wajya wasanga yuko ubwa ngwino wagera i Kigali ukishinga iki twadusore sinjya numva ngo i Kigali anabayo ngo imibereho y'imirimo gira n'ukuri ufatirana ayo mahirwe wayamaye amahirwe ngigira nanjye i Kigali haguma muri ibi ngibi umva se ushatse kuvuga ngo nzayi Kigali nsige mukecuru genda gusa uzamenye ubwenge mukecuru wawe arakuze ndakwipfira urakomeza subura ubwenge kujya bigenda sawa reka ngende ubwo ngiye gutya genda gusuransuza nikomereza akazi kanjye ndi ubundi uyu mukobwa ngaranisha umubuze simba maze gutura nk'imifuka nk'itanu di ubu bose aturutse hakurya yananyirukana nasa ibya ndi bigenda nk'ibiguruka Muyapan we ariko se wowe iki ko mbona wasaze Muyapan ari sha simbizi Muyapan ari ariko si Muyapan n'uwi Muyapan numba nawe reka mwiri muri gishyushye kagira inkuru rero uribuka umukobwa nageze kubabwira nigeze gusanga kuri banke ndamwibuka ariko se wowe mumbwiye ni Muyapan oya nta kibazo wa mukobwa turahuye nemvuye gushaka umutumba wiwe ari kugira amadunudunu ubwo se wa mukobwa yageze hano gute yageze hano simbiza arambwiye ngo icyo yashaka ngo yakibonye ngo ariko ngaratashye noneho muhaye nimero zawe nimero zanyu arabuze kumamagara ashobora kuza kuma akazi uze kwita umwuma nta nama magira ndamuguhereza nta kibazo ahubwo reka nsubire mu turimo twanjye mana ya tunari ndimo gukora ntari Jeff Karame sisi washa nkakubwira bro sha urahamagara bikanera iseri pe okay nash meze bitese bimeze neza sha nabona muri iseri no muri weekend urakora nta munsi tudakora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu umuntu aba ari mu kazi kenshi ahubwo se mwigemeze bite ku kazi bawe sha turaho kazi biragenda urebye nta kibazo mba ndi kwinywera agakawa n'agakofi dore kwikunda ko none se nagira ibi stress biba byanyinshi kugira ngo ndebe nyine ko na ubuzima bwakendereye ngira se mu rugo se bimeze bite ni ibingibi nyine twahuriye gutya muri weekend dore mu cy'umubyizi ucaha nanjye ngacaha tukaza ubwije umuntu ananiwe ajya kuryama muri weekend uri bize nta mwanya tujya kuganira ariko tugomba kwisubiraho pe ahubwo ubuze ibyo bintu mana hari ikintu nashakaga kukubwira nshaka ungira inama oya se ni ukuri pe kubera yuko abahungu mwikundira umukobwa mukaza mukabimwibwirira ahubwo ndibaza ngo twebwe abakobwa iyo dukunze umuhungu dufite uburenganzira bwo kubimubwira Richa ibyo pe wamara amajengo ntushobora kuva umutoze mwa cyane nabuze cya giceri nazo umuntu utetse kweje buri cya gicero agifite cyangwa arakibye wenda no kuri urugo rukenye mwana uko rukenye pepe ariko aho uzakura uzabyumva kuvuga ngo waha kandi uba wibona wigize umuntu wa danje ngo uri mu bakobwa ibyo tubireke ese mukobwa nongeye kugaruka aha si ho twigeze guhurira hari cyagenda kwikorera ikiraka mu ifumbire umbwira ngo iwanyu ni kwa mucico hari hirya bimeze bite ko umuntu uri kugaragara cyane muri famille irego uyu ni wa wundi Richard nakubwiraga mwene mama wowe urabizi umukobwa ahora hano buri munsi turaziranye nari nkatanga yawupfa yongera rero murambikubwira ubwo nari nzi ko ari umukobwa baraguhamagara yamahabara cyane bya bindi mwana none se ninde uhamagara cyane ndabona ari nimero aha rero cyangwa se yaterekana utitabasha azi kwitanga allo
mwiriwe. Shira handi bivuga cyane natwe twumve. Duhira we. Maze atansiyo. Yego rata. Oya. Shira. Usihandi uyu ni ibicuri kwa wamfanye urusa. Njyewe se Harimo dufaranga se. Nje bashaka. Aro. Karame. Makuru. Ni meza. Oya da. Nago naku. Mabuja. akazi mba. Mabuja. Muraho. None se. Hari akazi se? Nagize ngo harimo amafaranga. None se ndaho ndakomeye ngiye ndashimishije kabisa. Azangerera hano muri rugo. Hoya azaza kudusoza tuzana amafaranga. Akose mwana. Numukire. Cyo nama haba. Muzaza ryari se ko nta kibazo ra ni karibu. Muri weekend ni hehe? Ariko ubundi ye muko iwanyu ni hehe? Ni hehe iwanyu? Konsera mwana we. Ni karibu kabisa, ni karibu, amarembo aruguruye. Ahubwo se wazagutekera ikijumba cyangwa tuzacyotse muri Nyirarunonko? Ndebera wa mukobwa nawe mbwire. Ibi byondo nibyo yazana amaboko kumva ngatereta abakobwa b'i Kigali. Ibi byondo nibyo agiye uzana amaboko abakobwa b'i Kigali. Nanjye simbi. Ndashaka kuzagushyira mwana mu we kintu Richard witware neza cyatwibana mu buzima. Dore nawe ureba. Ndiye bazana bagura. Ibi byondo numva ngutereta abakobwa b'i Kigali. Ibi byondo dore. Oya azana amafaranga. Sawa. Reba uzadusure nta kibazo. Reba nawe inzu ugiye kuzana abakobwa b'i Kigali. Sha mwana we Richard. Ako fundi nkabaye. Iki kigenda gite? Acha telefone warakoze. Nta kintu iyi nzu niyo ababyeyi bacu badusizemo. Use nkaho ubundi umukobwa njyewe azansura. Richard please. Ariko se mumbabarire mumbwire gupiki. Karanakinze. Genda avuze ngo iyi nzu none uri kumva ni ya data na mama iyi nzu badusizemo sibyo? Hanyuma none uzamwinjize muri iyi nzu uzamukwirukana ubasanga i Kigali. We banze no kuvoma amazi ya senkano urazana abakobwa nkaho hamwinzu. Ngira abakobwa nyene muri iyi nzu. Je nabwiye ngo please. Sisi twamenya nararuguru mu ifumbire. Ubuzima bwacu ndabuzi. Richard akariro gake bya tubane. Iyi nzu ni ya data. Ibi byondo ko numva ngutereta abakobwa b'i Kigali. Ntabwo ko ngembyumva azaza kudusura. Azaza uko cyanga. Richard rero azinjira nga musohoka. Ese reka nkoze. Ubuzima bwo kwibana nge ndabushoboye. Uzamwinjiza nga muzasohoka. Ariko ni inshuti yanjye agomba kunsura wabyemera sha. None azibeshye ngiye mwiyi. Mbona ngo ninyoka zakwivuga na musore. Kazere kwibwire rero. Jewe mukobwa azana n'inguzanyo yo muri banki kwagiye kuyaka. None nabikubwira. Inguzanyo yo muri banki. Dushaka kwiteza imbere twubaka n'inzu neza. None sana nawe wicenga. Ibwo azaza kugusura kubera inguzanyo cyangwa arakamaga. Ni inshuti. Umbase. Asha yewe. Muyapan mwirengera mu Richard ndakwiyana nundi munsi ndakubwiye ngo simbakeneye wabyuresha ugende simukeneye hanyuma izo hawara zawe uzareba handi hantu ugira ute uzijyana bizagorana ariko sisi ibintu bakagombye kubigendamo gake kubera ko ntabwo ari ibyo kwitondera nibyo kwitondera cyane ariko nta kibazo gusa nyine wakomereza pe nimba umukunda nakomereza ubwo se umbwira
none se nk'ubu nk'urugero abakobwa ko mwambara amapantaro byarabaremewe mana yacyari icyana kibi none se ubwo ngubwo amapantaro no gukundana ibyo bintu bihurira hehe kandi nyine kuko umukobwa ntago aba igitsina gore ntabwo kiba kimwe mu mapantaro kuko ibyo byari byakira mu bihe byashize ubundi mu igitsina gore cyose cyari ibanga kikambara amapantaro amini kikambara amajipo amapantaro cyari kizira nk'uko kera umukobwa ubwira umuhungu ukamukunda byabaga ari kizira ariko ubu ngubu nimba umukunda wabimubwira nta kibazo kuko utabimubwiye kijemo sinavuze ngo nurara utabivuze kuri ubu utabimubwiye basanga yigendeye kandi umukunda basanga nyine ubonye aho umutangira umusore nawe yaragize isoni yagendere n'ubundi narimbizi inama zawe nta muri soba umaje kunga ukangira ihe nama we ariko sisi yagendere sisi ubwo nta kintu nkubwiye koko wapi kabisa nta kintu kimwe mu ngewe mu magambo yose twavuga ibyo nashakaga nabyumbiye okay naribirikana igendere nyine mbere y'ukomeza n'ingaraga sawa ubundi shaka umwanzi nyuma Muyapan mwaje mukanzamu ninde wahenza hawe cyangwa ukabyihorera ubundi kikari kinegwe ari cyo mu bakobwa ariko twari bagiye kukubaza wa mukobwa yagusuye ntiyagusuye ibyo yiberamo byonyine nagenze gute nawe bagiye ahubwo kubabwira urabona niyo twaraganiriye asa naho kuma mutama mwanya ngo mvuge shaho twe turangajwe rega imbere n'ibikorwa ntabwo twimereye nk'abo babereye mu bintu by'inkondo gusa kuko twe nta hantu izo nkondo twazatugeza nyine yansabye kunsura urumva ubundi azagusurira he nta kiriya kirura imba ndi kureba ko aho se uracyita ikiruri ko nyoko na so bakubyariyemo niwakuze yansabye kunsura ndamwemerera umva se tega amata maze kumwemerera nyine mu gihe azaza muri weekend yamaje kubahaga mu matwi yanjye kabisa tuzamutekera ariko ubundi kiburiya mwuka byara njya numva ngo nabi Kigali wasanga yirira bya bindi bita ngo ni marinereze aha ibyo tubyihorera ahubwo tuzamutekera iki nanjye ndi kwibaraguza ubundi se wazamutekera ibyo ari byo byose tubonye kubaza amenyo y'inkoko ndi kureba umunwa yewe wazamutekera se ubundi bijumba cyangwa n'agashyushyu nikabaye wacu ahubwo nawe ibintu uri gukora uvanga urimo murahinga gute ubundi utetse maze rero uvanga utaye nimba ibyo ngibyo bijya kumbwira ndahinga gute ubundi muzamenya wavuyemo gataha vamutahe nimba ariko se ngo icyuko nayo mama aragenda kinagura yatashye kana wagiye cyo ukabyihorera n'ubundi uwo mukobwa ibyo mutetse isuka yangiye yagenda nimba ari umubyizi wawe ugenda ubujyane wanjye sibyo ariko nahinze ariko ahantu hahinze umuntu yakongera kahinze ubundi wewe ubundi uri iki ubundi wewe ubundi cyana nawe manjwe yawe ngo ni isuka singuke nanga genda reba nkano yahinze aze nawe wamwiganye wahinze nk'irobo reba ukuntu wahinduye ari ahantu wahinze neza ariko nawe Muyapan nanda hinga neza cyane nawe ubyihorere sibyo cyashasha nigenda kurambira aha uzazambirwa bose nigute ndiyo mingo kambya ngo tubire nta mumaro wawe hinga cyangwa ubireke wenda uyu munsi nabwo narakubona shiki muhira kuna nirizi ririmo ngo bazi uragira gute dore n'isuka yangira kuzi genda nta kibazo bitwaye ikizi genda we mushiki wanjye bitese ese imana igiye kubanza kumpa abafu ese waba warageze mu rugo nta n'umwe duhirukana muri abo bose nyine tu ndagira ngo nyine nawe nzaje mu minsi mike ko iminsi natse yakonje irimo kwegereza oya n'ejo bundi nta nubwo ari kera cyane nzamara nk'icyumweru kimwe bitewe n'uko nawe maze iminsi ntagerayo tu nakumva mu rugo se ntabwo ari mu rugo mana aha ngaha se dukora ni mu rugo kuko tuba dukambitse hari utagera mu rugo rafure ntari bito ninjye nzakubwira turebe niba tuzajyana cyangwa se niba tutazajyana nta kibazo sawa bayi akazi keza
Mwiriwe. Abaha mwiriwe. Mwiriwe. Mere. Muraho. Kambazanira agatebe twicare. Natwihanganira. Nicaho ngaho. Cyare neza utago. Ari muraho se? Turaho. Mwebwese. Natwe turaho kazuba kenshi urabura nyine. Byakoranye. Namwe iyo ngiyo iwanyu se? Cyane. None se urahageze mu rugo nawe? Twishimiye ko mutwakira. Bose muze mwisanzure. None se ko nageze hano ukanyakira uri wenyine? Uba hano wenyine? Uba hano wenyine muri uru rugo? Oya ntago mba hano njyenyine. Hari mbana n'undi n'abandi n'umukuru wanjye nyine ariko ntaho hari. Nawe mshike wambwiye cyagiye wewe. Nawe ntago hari nyine. Wawundi ni inshuti yacu nyine biraho. Salambi. None se wafunze amaso nkashaka ko arakara nashakaga kuguha. Funga amaso. Hari agasurprise mufitiye nashakaga kuguha. Hari agasurprise mufitiye. Se muraho. Ugiye kumwereka ibikiza. Ni ibintu biri surprise. Funga amaso. Ibintu byawe ra nyafunga nafunga. Urimo urareba. Urimo urareba. Nasa n'ujanga nyafunga. Omiriza. Nguku. Yego. Ngaho reba. Reba. Nta kibazo. Nta kibazo reba. Nibyawe. Iwe. Nibyawe. Kurota cyangwa? Oya nibyawe pe. None se iyi telefone ni yanjye se? Uyabaye yawe. Ebisi cyane bavuga ngo ni telefone yandi nini nyine z'abayobozi. Telefone nini tachi nzajya nkuhamagara nkubone n'inshuti zawe ziguhamagare zikubone. Nose ngiye ko ntashobora kuyikoresha. Waminduriye ukama gatoya. Oya. Nzakugisha ukuntu bayikoresha uzagenda umenya gake. Yego. Paro we. Noneho Muyapan azankizwa n'iki? Nabireba. Bimubwira mana. Bimenya zayenya kuri WhatsApp na Facebook byose. Ngwamagarwa ko ndabana barebana. Cyane. Ubu ngubu nzajya ndi munzu ugira gutya mubona. Baba we. Ahubwo nagira ngo mushimire nakoze kwakira tuzagakotana. Nta kibazo ntabwo nano ngo erekeze inzira wayibonye turi kumwe. Baba we. Rijimana iteganyije nayishobora kugitandukanya naye ngiye kuri Facebook wasake ubu ngubu Muyapan ndamufite kabisa bibabwira ngazanyiza nayimaye se arayimaye sha ayimaye kabisa. Kumana yanjye bakobwa ni ibigoryi. Kandi uranguriya mukobwa usa kuriya mani gufata nka telefone nziza nka kuriya ngarahereza ikizongera. Hasokurugisha barayimaye. Abo kanikira shangu tere ku nkuru y'ibyo nahuye na deje bundi. Ariko singaya se mbwira none nitugukira. Reka ubundi siraka cyangwa ni ikintu yapfuye gukira. Iraka dore. Yambwiye ko bakandahira uretse niba muhateye urugwiro habaye. Yambwiye ko bakandahira. Bakanzana mwerekerega ngiye ni Kigali ngiye. Hagashaha. Ariko none uzayikora. Habaye ikikomora ubundi Tewe nakiza kunuziza. Niba mane wakintu ngenda asa neza to. Fataho. Ucadi komeza kugushuka ariko kwereka izo nzara kwerekamo ibiki. Nabona ufite amatelefone ariko none Manje kagira. Ndi kumwereka aho yakintu. Reba. Gusa yewe ibyo ku isantere rica. Ubundi reka Yewe ibyo telefone sa. Oya, reka mwereke. Reba, uretse se. Urabona reba. Yambwiye ko musane. Yambwiye ko bakanda hano rati. Wewe watinda telefone. Bakanda. Yakubwiye ko ifite na kamera se. Reba ka yambwiye kajyahera. Kamwereka wakintu zana mwe. Oya. Komeza gushuke muko. Uyu nta telefone yagira. Icara hano. Mana nayo ifite ngeje muri ari kayivanye he. Icara mane cya kizungereza cyaraje kirayimwa ndimo kubibona. Icara mubwira ariko. Iki? Wowe kunyumva no muri byari bya kera hatadore ko. Dore ko bafotora yambwiye ko bakora hano. Urumva ukagira gutya. Iyi ni imbere. Ifate gutya. Richard. Urukumva iki wowe? Mane twifotore. Ugaka. Oya mane twifotoza bakintu. Sijya kwifotoza simbiri.
Richard ni Kaya ibyo mubaza jewe wambuka atanabyibushaka iki Mana yanjye ejo bundi nabonaga wa mukobwa yema nakazaye kureba mwanyumvishe iyi si y'imbere Richard turi mu mafoto wabibonye tukanda hano mwakumvishe nawe uri muri foto wakiriye rero ari none munshagaraze sibyo bekiyo uvaga kopyo uziko byane by'abazungu bari uvaga kopyo gira gutya waguruka utari nawe kobwa ariko kureba kana ko mujisho mberica hakantu kaba kabyishe inyuma ako Muyapan nawe unsetse andi akana ko muri kisi nashaka bakareba ya namumva kaze nkubwira kafuze nabona kureba kira kizugerezi kuri umwana wo mu byondo mupanga kizogereza yatangiye namumva kaze nkubwira mupanga ibi wabibonye icyambere yamubise telefone ariko nashaka nkubwira sinzigera nipasa muremure nkawe ariko no kwipasa muremure umwana yavuye ikigali ku telefone byanze ari ukuntu twabaho ntashaka kira kizungerezi nibi byondo dutuyemo umwana wa mama urabona bizakugeza kuki ntashaka mwure nashaka ako wagendeje umupira gake cyangwa ukakomeza ari gushoka komeza ujye murara nashaka bankunda cyangwa atankunda ibyo ntabwo kureba no kwanura isuka ahubwo uri mu by'amatelefone iyo telefone y'abandi wibye uyisubize hehe ku isante ni wa mukobwa wayimaye ntabwo yaguha telefone uri mukobwa kumva noneho mana nyagasa yankunda atankunda ibyo ntibikureba ahubwo uruhaguruke katuye gushaka imitumba y'inka twigenderesha twifotoze none nose turatahasha bagira gutya foto bagiyemo bagiye kamubaza akabazo gato ko yaje ubundi tujyana hirya nyine umuhungu wabandi cyoroshye ubundi bite ariko nyumvira ubujari sibona rwamanze kumbaza ngo umeze uko oya numvaga ndimo ndashya mu kanwa ahubwo nshaka kubimenya nanjye nari nyebeye ikikuzanye kuba mukobwa urajajwe urashyuha umva cyo kora nyine reka tureke no kwiga tubitinda mana uriya muhungu naramushiriye ndamukunda kuri rwa rwego rwaho naramuhizi wabo buri munsi mwirwa njye ariko mana mbande batanafatika niba yiyemera njye nyeberwa n'impamvu gerageza gushaka kubimwereka ariko umuhungu yaranatiye ku rwego rwaho noneho agashenda kumukorera aha wowe gusa byitegura ngo ni ibiki we tega amaso uzabibona suhari simari sawa rero tegereza nzakwereka ikintu ngiye gukora muri iyi minsi kizaba ari igisasu ndakurahiye none se urumva nako ibintu by'igisasu ku muntu nkunda wowe fata ngo nakantu nenda kumukoresha noneho natanyemera umva ko bavuga nzamenya ko abahungu b'ibintu uzaba babaho koko sugwanye ibanga basi ko natugira nina shwe n'umuntu wawe nzi kuntu ushyuhaguzwa warara unabivuze ku izina ry'Imana wowe niba uzi no bantu najya nizera nawe kubera kugira umuntu ariko ibaze ibintu bikuvanye wanyu ukaza habe no kumbwira ngo umeze ute ugahita umbwira ngo ukuntu amurebaga ariko nengera ngo waguyemo oya nuko nakugiye nyine amakenga nk'inshuti yanjye sireka mubaze mwene muri umuntu ye ngo bimeze bite biraho gusa se nanumvishe n'agakuru ngo wamuhereje na telefone ariko abakobwa murakunda ko amakuru aragiye byose yeguye nani kumva nabibura ujye umenya kuri arugomani akantu ku kandi kose ntabwo bazi ko mba mbafite ariko amakuru yawe yose mba nyafite ufite manini nasanga naho hari cyangwa se nanjye nkabyifatira gusa nyine umva ko ari uko bimeze Imana isha naramukunze aho gusirika mubaze tuzasubirayo ryari ndiseriye we ushaka no gusubirayo cyangwa se reka tubyoroshye niba ufite nimero zimbabarira uzimereze nabura n'ibindi nimero za bofesi ubwo naziburara mbabarira uzime rwose ubundi nzagira utuntu nikorera kera hamagara izi ngizi ariko muhamagara akazi nyuma ibaze ko narishyuragujwe numva nanamuhamagara oya ubwo mbonye nimero ze ushatse wanakihagurukira ukigendera aho wumva bayi muvugishe nyuma sigira ububone ese baranyitaba yego waruzwa n'ikima sawa rero nyine merci chou sawa kananjye mbe nizamukiye ngira ukuntu ikorera ubu ngubu gutya turimo neza tugafotore hari Richard mwana we siko mbona mwiza mbona mwahuje urugwiro nawe ngwino turi gufotore turi telefone yegukanye mwana maze arangiye mani
bamubwira ko ibintu nyine bimeze neza ariko ngere ndebe ibyo mu nzu ukuntu bimeze. ugiye kureba iki kandi ngize ngo inkoko zinje ariko nari nzizemo agatoki wa ese bigeze uwo mwari ngo yitamirire uko navuye kure ipfiriya mu gishanga cyangwa abavuye i Kigali barebye bya bindi bita za marineze umva rero nkubwirere we ndabona wenda warahiriwe naherekera nkutoteza nkubwira ariko ndabona we ibyawe bishobora kuba byaraciyemo se n'aya maso wayamaze undi doga njye ese ninde ukeneye kundeba ni ukuvuga ngo rero reba uriya mukobwa kesi aryo nakubwiraga ngo abakobwa barakimaze ese byagenze bite kandi reka ejo bundi nawe ashike ngagiye kunterera za mavi byo kubona yagaye n'ibindi ngo surprise ngo amavi bona arakumbaga yarikuye ese bya bintu njya mbona muri film by'abazungu namuteye twazo bizimvomera hafi njye sinjya ninzamo ndabizi bajya ngo bahise mubwira na tension n'undi munsi sibyo reka da navuga ngo nibishoboka never kesi wawe umukobwa ajya gorirwa kaga ariko mushango yarakize bukira nabwiye ukundi ukungu ntabwo mba nyine abanjagaraza ubuzima bwo gusigara turi babiri n'indi famille tugira bwanyigishije ibintu bikomeye cyane ubwo nahise nkakatira rero ngira gutya ndagakarabira mu maso ndavuga ngo jyana zo mavi zawe uzihamane ntabwo nzikeneye ariko shaka Muyapan nanjye nibyo bintu njya mvuga yo ishiki cyanje bigwaye nari ngukumbesha yorese sunaye mu nzu jyenyine ukaza sho waryamiriye yore mana akazi kaba kabaye kenshi reka none se amakuru y'iminsi ku kazi bimeze neza biragenda tu akazi ni pole si akunyanzeho swagira ngo ntabwo uri system sireka mubwire niba ugiye wiki muri iyi minsi uziko nsigaye naguhamagara phone ukayibura ukanga kuyifata byore man reba buri gihe iyo nje hano uzanga imisatsi wahinduje ibikiri bitireba sinawe ugiye kumera nka mama noneho umuzi yabonye nabikoresheje noneho ibintu yavuze ese umuntu musige muri kumubona abeze nawe mbona warahindutse nahindutse gute hindutse imikorere ureba uburyo usigaye usa nahise ubwo reka mubaze mbonye ujare usutse wisetsa nk'aho hari inkuru ufitiye bimeze bite so shaka ntabwo beshye byose nyine tu I'm so very happy kanungi barisha ndishimye nyine cyane tugire tu si kumbona usutse wishimye ubundi bimeze bite byuze ntabwo nagiye kure ariko I'm very happy for me. Really? Yeah. Rozi, bimeze bite? So, ejo bundi nakuboneye umwana. Nari mbizi ko ari umwana rwose. Narabizi ntabwo mbiro kujya mu rukundo. Sibyo? Ejo nakuboneye umwana aje kwivuza mu bitaro. Kuva nabo nibwo nari navura umukobwa umeze gutyo. Ni ukuvuga mbi nawe namubona pe. Mvura abantu benshi batandukanye. Ibaze ko niya matsiko naranamubona. Ufite ifoto ye? Itonde mubwira ariko ugenze gake. Sibyo? Hano uko byagenze. Yaraje yari afite impuza ikibyimba mu nda. None ubisaba kumubaga. Kigenda bite? Abizi nyirabuganga tifashe ntabwo tuzi kumena amabanga ariko ndakubwiye. Yaje ku bitaro ndamubaga mu kumubaga umutima wanjye wibere mu bindi nari imagine donc ariko ubona umuntu sibyo kwimagine ikintu cya mbere yo kwimagina mwakoze mariage Eden yabaye mu madamu wawe mwabye n'abana ibaza hano nagize umwana ntumbwire ko wakunze kunga se ntabwo n'umuntu nyine burya buri muntu wese aba afite umuntu uri proud yiwe sibyo donc nyine nanjye kimubona niba mu bakobwa mushobora gukunda numvise mu bakobwa nshobora gukunda nyine ni ukuvuga ngo waramukunze none uhita wimagina muri no mu rugo mwana byaye byose uko bivuga niko byari byagenze cyane kumva noneho ubwonko bwawe bugiye no gusara uzi ko bavuga ngo urukundo ngo nihungabana ry'ubwonko uzi ko mbyemeye bro ntago ari ugusara ubonye umuntu bwa mbere utangiye urugo kubyara umurwayi mbese noneho mbabarira umbwire yarakize cyangwa se yarapfuye mbwira byagenze gute gukira byo yarakize sibyo kamubaza
wewe uri bro wanjye nzi ushatse kumbwira kuri mu rukundo Yeah, of course. Mbese ni igitangaza. wewe no kwiyemera kwawe nzi Wabyihuriye. shambe ndi kumva nanjye nzarujyamo kabisa Bireke ibyifi igiri mu mazi sibyo igira igeze mu mavuta. sha reka mbitega amaso kabisa Sawa nyine. ndi kumva byanacanze Zanyine ubwo nyine uzabyemera ubibonye byose. reka mbe nkuretse kabisa ndumva byawe ari ihuriro Urancitse se? umva mbaye ngucitse Allo Muyapan umeze ute cyangwa se none se amakuru ko twabonanye ni akazi biba byumvikana umva nimero zawe wimbaza abana zikuye nyine none se waretse nka gusaba serivisi niba nta kibazo wareka tugapanga ukaza kundeba ko hari ikintu nashaka kukubwira yego urakoze kuba utamakaniye sawa merci urahagera nka sangahe saa 12 ntari ubwo urabukoze nyine tu sawa ipangu bandangiye se iki ngiki ra mbona ibinyabazungu mwuga twamwenda hera he yani bya byondo by'iwacu kwa Richard na Muyapan we nibyo bisize hano ibiki ko byanduje nkuko nuko wahagera sinzaterama uretse gato kandi tumamagarira n'imbwi kuse wakaya sinjye guhamagarira ikamani ya nani nubwo ajyasho ugenda uretse nyine gato reka nze ngira akantu gukorera ubundi nta n'akantu k'agafanta uranzanira basi turazinywa hano zirahari si ikibazo Sifata ko zihari buzimwe ikibazo ni fata ahubwo reka manze mwereke manze mwereke ngiye gufunga amaso kandi ko ari iby'abagore ko mbibona na dansera na Mukamusoni byunzanye n'ibye kandi ntabwo ugiye kubigutega yo humura nyine reka mubwire Jeff rero urabizi nyine sinagubesha pe nabona nanjye ibyo nakibyo mu rukundo nawe uri umuntu mukuru urabizi ko mu rukundo cy'ubusobanuro sibyo banze indwara yaraje nikora operation yose ishoboka bintera kumukunda sibyo nawe urabizi ariko se ukiraho k'imitima yo kubaga abandi ubwo uzashobora kubaga umutima wawe ndebe wowe nzanyine bane bitirwa na situation ugeze nako nanjye nzabyitwamo n'umugabo gusa icyo nakubwira cyo mushuti wanjye man iby'urukundo ni ikintu gisaza cyane pe urumva kanguka man ibyo ngibyo byikuremo ndabizi kuko umuntu udafite contact yenda nugiye amahirwe Imana izamugushyikiriza sibyo cyangwa azongera rwaragaruka ahangaho profite ariko mu gihe utaramubona man ntacyo nkwijeje pe ndabizi mwemera mubonye urumva ndabizi mwemera mubonye gusa bizayibona gusa reka nkubwire ikintu kimwe rero mu Rwanda sibyo kuva wageze mu rukundo abakobwa bagukunze bose babakatiye sibyo ko ndabazi ahubwo nituva ku kazi niyo tujye kwinira yes sibyo ahubwo tujye no kwiserebura ahubwo tugende nkugureremo kamutema ese harimo ese reka ceceka gabanya amagambo sinjye guhamagara ambika n'ushaka wagira ngo sinzi wagiye uje kunyica cyangwa ufite n'ibyo ndangirira mva ko ndumva ari byiza mwana surumva we nagukorera ibintu bibi ariko ugire n'ubininze ibintu ndikumva bishaka nk'ibiri kuryama we nugira ikibazo ntacyo ngutwara ndikumva ndi bugutware
none nimubwira ngo upfupfure ndarangira ariko nimba unzanyanga kunyambika ibintu mbwire nigende hanyuma hane utungiye gukora ndabizi kuri urukundo ugize utwo tuntu nyine uzumubwire uzi waryamye ubwo nari kuko niyanga hari nyine uva mubwire muri hehe ko nari kuko nyine uva mubwire ngiye kubara 3 nimvuga 3 wapfukura urupfukura sisi 3 mubwire shobora guhana 1 2 ndayibarira gapfukura nugire usubiremo umwa subiramo 1 isigira hino ngiye hino kuguhana 1 2 3 gakora gatambara Yesu Kristo ibyo ni ibikikezi ibi njya mbona sinjya mbona bikoresha ngo no propose aya mahese uranzanira mu masiki nakubwiye uko wabusa kose sinshobora kugukunda never give up sinshobora kandi sibyo ziriya ntabwo kumpropose kugusukumba utazambona muri aya makoti uko ntabwo ari uko bandeze narakubwiye ngo bizakugora anytime serious Catrice za si baye kandi uyu munsi ntuzanye gutekereza ikintu nk'iki nimajya kunabirota please come please ntugere kumuraho tunjya kumura tutabipfa sibyo tutabipfa baye kandi undi munsi situzongere guhura no mu nzira uri kunyumva neza nakubwiye ko mfite umukobwa nkunda mukarabira mu maso umukobwa nkunda si again urumva amugani nawe netikanya nkubwira hari ibintu abantu batajya batekereza byari ikintu mbona urukundo shaka byaho rushaka uzikubaho umwana w'abandi akagura ariko nawe gishari byawe se mu munsi bagutereye vuga byanga hari amajwi y'umukobwa rero Richard nubwo namubwira ngo naramukarabiye impamvu yari ngiye sibyo umukobwa nkunda cyane niyo mpamvu namubwiye ngo ndagukarabiye no mu ntoki zanjye sivyo nyamvuga se niyo mpamvu ratanya nkubwira uri urukundo rujyaho rushaka kandi urukundo ntago rugurirwa nawe baguhaye touch